Hello everyone. Mwiriwe. Icyorezo cya corona cyatumye twigunga tukaba nk'aho turi twenyine, ariko twishimiye kuba twongeye gukorana, tunezerewe cyane mu mwanya. Ubu bitewe no mwambaye mask sinshobora kubona mu maso neza, ariko nshimira Imana cyane duhaye iyi saha y'agaciro kenshi. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ryo mu Baheburayo igice cya 10, turasoma duhere ku murongo wa mbere. Ndabasabye mumbure Bibiliya zanyu mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 gura ku murongo wa mbere. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba bararorewe kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene yakuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntibabishatse, ahubwo wanyitegura umubiri. Ntiwishime ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mperako ndavuga nti, dore ndaje Imana mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye. Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntibabishatse kandi ntibabyishimiye, aribyo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, aherako aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uku gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa, ngo bibe bihagije iteka. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana. Ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. Kuko abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Kandi n'Umwuka Wera nawe niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo, amaze kuvuga ati, iri niryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo babariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Dusomye kugeza ku murongo wa 18. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi cyane. Abantu benshi basobanukiwe mu Baheburayo igice cya 10, ntago bakabaye bababazwa n'ibyaha. Muri iyi minsi abantu bamenye ko igitabo cy'Abaheburayo ngo kigoye cyane. Abapasiteri mu madini menshi ntibajya bavuga iby'igitabo cy'Abaheburayo. Rwose mubare kwivuga, ariko iyo mbyumvise ndibaza ntese kuki ari uko bimeze, kubera ko kiroroshye cyane. Harimo amagambo menshi cyane twumvise. Ese ubusobanuro bw'amagambo tuzi ni gute bitugora? Mu gihe usoma Bibiliya, ibyo ni byo bintu mba niyumvamo. Iyo utekereje cyane ibyo Imana ibitubwira, iyi mitima yacu igihe hamwe n'umutima w'Imana tubasha gusobanukirwa umutima w'Imana. Rimwe na rimwe nabwo numva iyi Bibiliya rwose iteye amatsiko cyane, ishimishije. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere avuga nk'uko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Amategeko ngo ni igicucu, ntafite ishusho yabyo ubwabyo. Abantu babyumvise ibyo baratangara. Ibi uramutse ubitekerejeho cyane, imibiri yacu ni nk'imashini zakozwe n'Imana. Dufite imikorere yo kumva, kwihumuriza, kuryoherwa ndetse no kureba no gutekereza. Dufite uburyo bwo gukoresha amaboko yacu n'amaguru yacu. Uyu mubiri ufite imikorere myinshi cyane. Iyi mikorere yose ishyize hamwe, ukongeraho kumva no kuvuga, bigize umubiri. Ibaze nk'ubu ngubu ugiye gukora imodoka. Ese imodoka mbere yakozwe utekereza ko ari ifite feri? Baratekereza dukeneye imodoka yo kugenda gusa. Ese feri ikeneye kubwiza impamvu? Imodoka nk'imashini yakozwe kujya itwara abantu, ariko yahura n'imbogamizi imbere yayo, icyo gihe yarangirikaga. Uko niko waje gukenera feri izajya ihagarika imodoka. Nibyo kuko feri ituma imodoka ihagarara, ariko si kuko imodoka zose zikenera feri. Iyo abantu bakoresha feri, icyo biyumvamo ni uko arebwira ati, mu gihe imodoka yanjye idafite feri cyangwa se igihe yapfuye, sinzabasha kuyitwara nihuta cyane, nzajya nitwara buhoro cyane. Ariko ifite feri, nubwo byaba gutwara mu mirometero 100 mu isaha ntabitwaramo. Iyi modoka yakorwaga bwa mbere nta feri yagiraga, ko yabaga ikorewe gusa kugenda. Inyuma bamaze gutekereza ko bashaka kuzajya bahura n'imbogamizi iki gihe bashyizeho feri. Ni kimwe n'umubiri w'umuntu nawo. Igihe kimwe umurwayi wa kanseri arambwira ati, ngiye singira apeti rwose, ibintu byose mba numva nta cyanga bigira, sinshobora kurya ikintu na kimwe. Nkimara kubyumva narasetse. Arambaza ati, se pastor usekejwe n'iki? Ndamubwira nti, mushiki wacu rwose niwe unsekeje. Umurwayi wa kanseri wanze kurya ngo kuko nta apeti ufite, ngo ibintu byose ngo bumva nta cyanga. Mu mibiri yacu harimo imikorere myinshi cyane igamije kurwanya uburwayi, ariko igishobora kurwanya indwara kurenza ibindi byose no kurenza n'imiti yose ni ubudahangarwa mu mubiri. Kubera ko imiti myinshi cyane yagira uburozi cyangwa se ikaba yagira ingaruka zindi ku mubiri, ariko ubudahangarwa bw'umubiri ntago bugira ingaruka, ntibushobora guhemukira umubiri.
rero kugira ngo ubudahangarwa bw'umubiri bukore tuba tugomba kubugaburira. Udafite apeti rero ukanga kurya, icyo gihe abasirikare barwanira umubiri wawe ubudahangarwa ntibuzakora na busa. Uba ugomba ari gukangura imikorere yose mu mubiri. Ubudahangarwa rero n'insoro zera zo mu mibiri yacu bitangira kwica ahubwo ibice by'umubiri. Ubusanzwe igomba kwica amavirusi ndetse n'utundi dukoko. Iyo hari ikibazo kibaye rero mu mibiri yacu, imibiri yacu itanga raporo ku mutwe, icyo gihe umubiri nawo ugatangira gukora insoro zera mu maraso. Hari abantu benshi bagira indwara zimwe na zimwe zibasira imibiri yazo, aho usanga insoro zera ahubwo zibasira umubiri w'umuntu. Ubusanzwe zibereyeho kugira ngo zirwanye indwara. Iyo agakoko kaje mu mubiri wawe, ako kanya insoro zera zitazihamagarwa ngo uvayo urwanye indwara. Mu gihe cyo mu ntambara yabagaho, abasirikare bahitaga bahamagarwa ako kanya kugira ngo bajye gutabara. Ni nako iyo uri kwivura indwara, insoro zera zabereyeho kuza zikica ubwo burwayi. Ariko se kuki ziba zigomba kwica n'imibiri yacu? Kuki ahubwo zigira zikaduhindukirana zikangiza imibiri yacu? Iyo ubitekerejeho, mu mibiri yacu hariho abanzi benshi cyane baturuka hanze. Iyo ubitekerejeho uribaza uti ese insoro zera ko zishinzwe kwica, ese kuki ziduhindukirana? Ntabwo zakagombye kwica imibiri yacu, ahubwo zakagombye kwica udukoko. Igihe udukoko tumara kiba ari gito cyane. Abantu babaho bakamara imyaka 80-90. Iyo amaze kuvuka kugira ngo abyare umwana bimusaba kumara imyaka nka 20. Ariko utwo dukoko two igihe tumara ku isi ni gike cyane. Tukimara kuvuka tugomba kwiyongera. Mu gihe cy'umunsi umwe dushobora kwiyongera inshuro nyinshi cyane. Uburwayi bwa malariya si uburwayi bukaze, ariko iyo butangiye kwiyongera mu mibiri yacu bwiyongera ku muvuduko mwinshi cyane. Iyo ugaragaje ibimenyetso ukajya kwisuzumisha hanyuma ukivura biba byoroshye cyane. Igihe kimwe nigeze kurwara malariya ngiye ku mugabane wa Afurika, nari ndi muri Johannesburg, nuko njya muri Tanzania. Umufasha w'umupasiteri witwa Kim Jong-duk arambaza ati ese pasiteri umeze ute? Ati ntekereza ko hari nshobora kuba narwaye ibicurane mu ijoro. Iki gihe umugore wa pasiteri aramubwira ati pasiteri turi muri Afurika, uramutse urwaye wahura n'ibibazo bikomeye cyane. Iki gihe banjyana kwa muganga, sinagombye kujyayo. Bari bafite mikorosikope kamwe gusa muri ibyo bitaro, sinibaza ko hari ikindi kintu bari bafitemo. Nuko arangije afata amaraso ayashyira ku karahure gatoya, akumisha ahantu ku itara. Amaraso amaze kuma, hari umuti yazanye. Kubera ko malariya ibasha kwicwa n'imiti yayo gusa, muganga yampaye imiti yitwa Fansidar. Maze kunywa ibinini 2 nari nakize. Iyo bigitangira kwivura biroroha cyane, ariko yashize igihe, kubera ko umubiri wawe umaze kuzura udukoko twinshi twa malariya, ishobora kuba yanakwica. Buri mwaka hari abantu benshi cyane bicwa na malariya. Iyo ngiye muri Afurika najyaga nitwaza imiti ya malariya, ariko kuri ubu ngubu sinyitwaza. Mu mibiri yacu dufite n'imikorere yo kwica udukoko idufasha mu mibiri yacu. Uko nako hari ibyanditswe byinshi muri Bibiliya, ntago bituma ibintu bigenda neza cyane mu buryo bworoshye. Turamutse tuvuze nko ku mategeko, abantu basanzwe batekereza ngo nubarije amategeko neza nta kwishima nkabona umugisha. Ariko mu Bayibuli igice cya 10 avuga ko amategeko ari igice cy'ibyiza bizaza. Si yo shusho y'ibyiza bizaza, si byo byiza bizaza, ahubwo afite ishusho yabyo. Uramutse umenye amategeko neza, abantu bajya batekereza ngo ndamutse nubarije amategeko neza gusa najya mu ijuru. Ariko nyuma muri ijambo amategeko harimo ibintu byinshi cyane. N'amategeko 10 nayo yiswe amategeko. Igitabo cy'Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara no Gutegeka 2 byose tubyita ibitabo bya Mose cyangwa se ibitabo by'amategeko. Amategeko tubona muri Bibiliya afite n'ikindi avuga. Ibintu byose byagaragarijwe mu isezerano rya kera, mu magambo make byari igicucu cya Yesu Kristo. Rero mu mategeko twatangaga igitambo cy'itungo nk'uko cyapfiraga ibyaha byacu, byashonyaga Yesu Kristo uzaza akatwitangira agapfira ibyaha byacu. Amategeko ntabwo abereyeho kugira ngo agire icyo adukorera. Rero ibitambo dutanga dukurikije amategeko, icyo byakoraga ni uko yabaga tubwira ibyo mwana w'intama wajya gupfa kugira ngo yeze ibyaha byacu. Hariho inkuru y'umwana w'intama wapfaga kugira ngo yeze ibyaha byacu. Iyo si ishusho yabyo ubwabyo, ahubwo ni igicucu. Ishusho yabyo ni nde? Ishusho yabyo nyayo ni Yesu. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera abantu bacumuraga batambaga igitambo cy'icyaha. Mu Balewi ibice 27 bavuga ku bitambo by'icyaha. Umuntu usanzwe uroheje ubwo yakoraga icyaha agacirwa urubanza imbere y'Imana. Icyaha yakoze yishe amategeko mu gihe kimenyeshwaga, yagombaga kwitwaza umwana w'intama udafite inenge akamutambaho igitambo cy'ibyaha bye. Uko niko batubwira ibijyanye n'igitambo cy'icyaha. Rero mu gihe ducumuye, kugira ngo ibyaha byacu byezwe aricyo twagomba gukora, icyo agomba gukurikizaho gukora, hari ikintu twahawe kidufasha kumenya ko turi abanyabyaha. Muri kubyumva? Ukora kugiye twamenya ibyaha byacu, nicyo ibyaha byacu bishobora kwezwa. Niyo mpamvu mu Bayibuli igice cya 4:27
haravuga ngo ntihagira umuntu umwe mu boroheje ukora ibyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanyije, akagibwa n'urubanza icyaha yakoze ntakimenyeshwa, ngo azane umwagazi w'ihene udafite inenge ho igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. Iyo witegereje kuri Bibiliya rero havuga ku mategeko, amategeko ya Mose abereyeho kutumenyesha ibyaha byacu. Hari amategeko twahawe atuyobora uburyo ibyaha byacu byakwezwamo. Hari amategeko yandikiwe kwerekana Kristo. Izi nkuru zose iyo uje kuzitahura neza, Bibiliya yakorohera cyane, ariko uramutse umenya igice cyaho kimwe cyonyine gusa, ntabwo wabasha kubihuza. Iki gihe byaguteza ibibazo. Mu Baheburayo igice cya 10 baravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntashobora kweza abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Hano amategeko avugwamo ahagarariye iki? Ko n'amategeko ya Mose, n'amategeko 10 ya Mose nayo yitwa amategeko, tukagira n'amategeko y'ibitambo. Dufite rero amategeko y'ubwoko butandukanye. Aya rero cyari igicucu cya Yesu. Ubwo Yesu yazaga yatumye dutahura ibyaha byacu, atwezaho ibyaha byacu, yabambiwe kugira ngo yeze ibyaha byacu. Binyuze muri icyo yadushoboje gutahura no kumenya uburyo yejeje ibyaha byacu byose ku musaraba. Iyi niyo mpamvu dukenera amategeko. Ntabwo dushobora kuba intungane kubwo kubahiriza amategeko ngo twakire imbabazi z'ibyaha, ahubwo ikeza amaraso yacu, ikeza ibyaha byacu mu by'ukuri n'amaraso ya Yesu. Amategeko rero atubwira uburyo ibyaha byacu bishobora kwezwa n'amaraso ya Yesu. Uramutse usomye amategeko gusa ushobora guhita utekereza kuri amategeko 10, ariko rero n'amategeko y'ibitambo. Ariko ibi byose bishyize hamwe biba bivuga kuri Yesu Kristo. Binyuze mu rupfu rwa Yesu ku musaraba, ubwo yapfiraga ibyaha byacu, bidusobanurira uburyo twacunguye ibyaha byacu. Nubwo bavuga ku muntu umwe, umuntu umwe afite ibice bitandukanye, afite amaso, amazuru n'amatwi, afite ibice bitandukanye, ni nako n'amategeko nayo agira ibice bitandukanye n'inshingano zitandukanye zo gukora. None ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, hano amategeko asobanura ntabwo ari amategeko 10 avugwamo, haba havuga amategeko y'ibitambo. Mu isezerano rya kera bajyaga bica ihene, intama cyangwa se ikimasa nk'ibitambo by'ibyaha. Mu gihe wazanaga ihene cyangwa intama warambikaga ibiganza mu ruhanga rwayo, umutambyi akayica, amaraso yayo akasiga ku mahembe ku gicaniro, ubundi umubiri akawutwika nk'igitambo cyoswa. Uko niko batangaga icyo gitambo. Ariko ibi bivuga ku maraso ya Yesu Kristo yatambwe ku musaraba kugira ngo yeze ibyaha byacu. Dushobora gusoma ikindi gice cy'amategeko gitangaje cyane. Twasoma mu Bakolosayi, ibice 2, Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 16. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. Umurongo wa 17, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Yewe umunsi w'isabato, ko ari umunsi w'isabato uhuriye he n'ibyiza bizaza? Havuze ko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. None se ubwo umunsi w'isabato ugira umubiri? Ibi ntibyoroshye kubyumva. Ariko iyo utekereje cyane kurushaho, usanga umunsi w'isabato, ku bijyanye no kubahiriza umunsi w'isabato, yaravuze ati wemerewe gukora iminsi 6 yose ukayikoramo imirimo yawe, ariko ku munsi w'isabato ni umunsi wera w'Uwiteka Imana, ntukagire umurimo ukoraho, habe n'umugaragu wawe, habe n'umuja wawe, habe n'umushyitsi uri mu rugo rwawe, ntibakagire ikintu bawukoraho. Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Kuki Imana yashyize umunsi w'isabato? Mu gihe batazi ubusobanuro bw'umunsi w'isabato, bagerageza cyane kubahiriza umunsi w'isabato. Uyu munsi hari umuntu wanyandikira urwandiko rurerure cyane, yanyoreje ubutumwa avuga ngo tugomba kubahiriza umunsi w'isabato ku cyumweru. Ntabwo azi ko ibyo avuga bipfuye mu by'ukuri. Niba ushaka kubahiriza umunsi w'isabato, kuki wasenga ku cyumweru? Ese niyo havuga ko tutagomba kuramya Imana ku isabato cyangwa se no ku cyumweru cyangwa undi munsi wundi? Hari icyanditswe muri Bibiliya kivuga ko ku munsi wa mbere w'amasabato ngo bamanyuraga imitsima. Umunsi ukurikira isabato rero ni ku cyumweru, bafataga umutsima. No mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa harabivuga. Umunsi wa mbere w'isabato wari ku cyumweru. Mu nkuru y'utuko Pawulo yabwirije ijambo ry'Imana kuva mu gitondo kugeza nijoro, nuko utuko arahanuka ubwo arasinziriye. Umunsi w'isabato utangira ku gatanu izuba rirenga kugeza ku gatandatu izuba rirenga. Nta tegeko rero rivuga ko ugomba gusenga Imana ku isabato gusa. Ushobora no kuyisenga ku cyumweru no kuwa mbere. Ese uba ugomba guterana ku isabato gusa? Ibyo nta shingiro bifite. Ushobora no gusenga no ku manywa na nijoro, ushobora gusengera mu gikoni cyangwa se mu modoka. Mbare kubivuga, ushobora no gusengera no mu bwiherero. Abantu basomera Bibiliya no mu bwiherero. Uko niko bimeze. Abantu bagira imyumvire yo kwibwira ngo tugomba kubahiriza umunsi w'isabato tukawukurikiza. Umunsi w'isabato Imana yategetse ko tugomba kwitondera tukawubahiriza kandi tukawubaha. Abitwaza ibyo ngibyo nuko batazi Bibiliya nabe na busa. Bati rero isabato ni ku gatandatu, uramutse isabato uyikurikije ku cyumweru uba wibeshye.
ese guterana ku cyumweru ikibazo kiri he? Uteranye ku isabato ikibazo ni ikihe? Uteranye kwa mbere ikibazo ni ikihe? Gikuru ni ukubwiriza ijambo ry'Imana, ngo ntabwo ugomba gusenga Imana ku yindi minsi, ibyo nta shingiro bifite. Usanga baraboshywe n'iri jambo ryitwa isabato. Iyo witegereje Bibiliya ukayisoma neza witonze usanga ivuga iki? Uramutse usomye Bibiliya ufunze mu mutwe, iki nicyo kibaho. Mu Bakolosayi ibice 2:16, nuko rero ntihakagire ubacira urubanza ku bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa ku bw'iminsi mikuru cyangwa imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. Kuvuga ngo tugomba gusenga Imana ku isabato, ntitugomba gusenga Imana ku cyumweru, ngo uko niko bimeze. Iki ni cyo isabato ishaka kutubwira, ngo Imana yakoze iminsi 6 iruhuka ku munsi w'isabato, natwe tugomba kujya turuhuka imirimo yacu yose ku munsi w'isabato. Si icyo bishatse kuvuga. Mu Bakolosayi ibice 2:17 aho aravuga ngo iki? Ngo kuko ibyo ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Yesu Kristo. Isabato cyari igicucu, ariko mu by'ukuri yashushanyaga Yesu Kristo. Abantu bose bagerageza kubahiriza umunsi w'isabato no kuba bashaka kwirengagiza Yesu. Ese ni gute tugomba kubahiriza isabato? Ese tugomba kubahiriza isabato dufashe imbunda? Na Yesu nawe yakoraga byinshi ku munsi w'isabato. Abayuda benshi baramurwanya. No muri ibyo bihe nabwo abantu ntabwo bari bazi ubusobanuro nyabwo bw'isabato. Ubusobanuro bw'ukuri bw'isabato ni ugucungurwa umutwaro w'icyaha. Hari abagaragara bikoreye imitwaro baremereye cyane bazamuka umusozi. Bari barushye cyane, baravuga ngo ibi biragoye. Aho biragoye cyane rwose, ndananiwe. Ubwo izuba ryarengaga ku cyumweru, ubwo izuba ryarengaga ku gatanu yabaga ari intangiriro y'isabato. Icyo gihe bajyaga bashyira hasi imitwaro yose bagabikoreye. Iki kimwe n'igihe mu gihugu cya Isirayeli hari ku munsi w'isabato, nuko tujya ku rukuta rwo kuririraho. Nuko umusekirite umwe, hari umwe utari ufite kamera mo gufata amafoto, aramugatereka dawe, uramenye ntugire ifoto ufata nimufata. Ati twara kuramutse ufashe ifoto ku munsi w'isabato, uwo ni umurimo uza kuba ukoze. Iki gihe mwene data umwe aramubwira ati ese nawe kurimo gukanda kuri buto y'icyombo, ese ubwo si umurimo urimo gukora? Ibyo ngibyo nta shingiro bifite. Ntabwo bazi icyo umunsi w'isabato ushushanya. Ni igicucu. Mu yandi magambo, itangiriro, kuva, Abalewi, kubara no gutegeka ku kabiri, ibi bitabo byose uko ari 5 byo mu isezerano rya kera, ni igicucu cya Yesu Kristo. Habatubwira ibizabaho ubwo Yesu azaza. None ubwo umunsi w'isabato ushushanya iki rero? Umunsi w'isabato ni iki? Umunsi w'isabato ushushanya kuba Yesu Kristo azaza akaducungura ibyaha byacu, akaduha ikiruhuko. Niki cyatumye Yesu avuga ko ari umwami w'isabato? Yongeye kuvuga ati nanone, yaragize ati mwese barushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. None ubwo umunsi w'isabato ushushanya iki? Ni igicucu cya Yesu. Hano aravuga ngo iki? Ngo ari cyo gicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Yesu. Ubu rero ikintu cy'ingenzi aha ngaha si igicucu, ahubwo ni njyewe ubwanjye. Ngenda ipasa oxupak, ngenda umubiri, ariko rero mfite n'igicucu cyanjye. Abantu batabasha kumbona baramutse babonye igicucu cyanjye bahita bantekerezaho. Mbere yuko Yesu aza, igicucu cya Yesu kitubwira iki? Kitubwira ibyo Yesu agomba gukora mu gihe azabaje. Ni koko n'umunsi w'isabato, kubahiriza umunsi w'isabato ku gatandatu cyangwa se ku cyumweru, icyo si cyo cy'ingenzi. Kubahiriza umunsi w'isabato ubwabyo si cyo gikuru. Ubwo Yesu yazaga muri isi yakoze iki? Iravuze ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ibyo bishatse kuvuga iki? Yesu n'umunsi w'isabato bombi barareshya, sibyo? None umunsi w'isabato ushushanya iki? Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uramutse uje ku munsi w'isabato, umutwaro ufite uko ungana kose ushyira hasi ukaruhuka. Isabato itubwira Yesu Kristo wari uje kudukiza umutwaro w'ibyaha. Rero mu gihe uje imbere ya Yesu, atabarushye n'abaremerewe muze mwese munsange. Mu isezerano rya kera bajyaga bikorera imitwaro myinshi y'ibyaha. Bagendaga bikoreye imitwaro ibaremereye cyane. Bati rwose ibi biragoye cyane, biraremereye. Wamwegera kumva aravuga ngo uyu mutwaro uraremereye cyane kandi urababaza. Ariko bigeze ku gatanu izuba riri kurenga. Izuba rigiye kurenga, hasigaye gato cyane. Izuba rirarenze. Ako kanya isabato yabaga itangiye. Ugomba guhita ushyira hasi ya mizigo yose n'imitwaro wikoreye. Imitwaro yose ko waga wikoreye isabato yageze, shobuja ntacyo yakubwiraga ubwo yashyiraga hasi. Nkuko umunsi w'isabato dukizaga imitwaro turemereye, bishushanya umubiri wa Yesu Kristo wari ubambwe ku musaraba. Umunsi w'isabato tubwira Yesu Kristo waruje kutuzanira umudendezo, aturokora umutwaro w'ibyaha. Ariko mu nsengero nyinshi usanga bakubwira ngo guterana ku cyumweru ni icyaha, tugomba guterana ku isabato. Nyamara abantu bashobora gusenga ku isabato, ku cyumweru, ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane. Basengera ku musozi, bagasengera no mu bwiherero. Nta kibazo kibirimo. Rero isezerano rya kera ni igicucu cya Yesu Kristo. Rero dushobora gushyira hasi imitwaro y'ibyaha turi imbere ya Yesu, kugira ngo Imana idusobanurire ibingibi yashyizeho umunsi w'isabato.
abantu bose bagabikoreye imitwaro ibaremereye bajya bavuga ati rwose ngiye gupfa, kirandemereye cyane kiramvuna, ariko ubona izuba rigiye kurenga ukavuga ati ya nibyo koko ngubu tugiye kuruhuka. Icyo ni cyo umunsi w'isabato usobanura. Twabaga tubabazwa n'icyaha, turi mu gahinda kenshi cyane duterwa n'ibyaha, ariko namenye ko Yesu yogeje ibyaha byanjye byose, yarambohoye, ubu narabohotse. Yesu yavuze rero ko ari umunsi w'isabato. Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Abarushye n'abaremerewe mwese nimuze munsange ndabaruhura. Kuba Yesu yaradukijije umuzigo w'ibyaha, iyo niyo sabato ya Yesu. Ibyavuzwe mu isezerano rya kera byose rubishanya amaraso Yesu Kristo amenekeye kugira ngo yoze ibyaha byacu. Ariko umuntu umwe yaje kunyandikira urwandiko ati ese pastor, nawe kuko ntuzi Bibiliya, ntuzi ko umunsi w'isabato ari kuwa gatandatu? Ntimugomba kugira umunsi ikintu muwukoraho. Ubwo yatekereza ko ndusha kumenya Bibiliya. Ati kandi ntukagira umuntu ucira urubanza ku munsi w'isabato. Isabato ni igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Byashushanyaga Yesu Kristo agombaga kuza akadukiza ibyaha byacu. Abantu benshi ntibashobora kugira ikiruhuko cy'ukuri ku munsi w'isabato, ahubwo bagerageza gukora cyane ku munsi w'isabato, sibyo? Si icyo biba bishatse kuvuga. Abantu nk'abo ntabwo baba bazi Bibiliya neza. Iyo ufashe agace kamwe ka Bibiliya gusa ntabwo ubasha kubisobanukirwa. Ngo ntihakagire ubacira urubanza ku bw'iminsi mikuru n'ibyo murya cyangwa se imboneko z'amezi n'amasabato. Ibyo byose ntibigomba gucira urubanza. Abitorero ry'umunsi w'isabato bajya bavuga ati nitwe twubahiriza umunsi w'isabato neza. None umunsi w'isabato washushanyaga iki? Washushanyaga ikiruhuko twagombaga kubona. Imitwaro yose wagomba kuba wikoreye wayishyiraga hasi. Mu gihe nje imbere y'Uwiteka Imana, ku munsi w'isabato twashyiraga hasi imitwaro yacu yose, nako imbere ya Yesu Kristo tubasha kubohoka ibyaha byacu byose. Hano mu gitabo cy'Abakolosayi aravuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza ku bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa ku bw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'amezi cyangwa amasabato, kuko ibyo byose ari igicucu cy'ibyiza bizaza, naho umubiri wabyo bifitwe na Kristo. Ku munsi w'isabato nk'uko abantu bashyiraga hasi imitwaro yabo, Yesu Kristo ubwo azaza nawe azadukiza ibyaha byacu. Iki nicyo bishatse kuvuga. Ariko abantu mu gihe batabizi usanga bacirana imanza hagati yabo ati reka tugomba kubahiriza umunsi w'isabato, nta murimo tugomba kuwukoraho. Rero ubwo Yesu yazaga, dushyira hasi imitwaro yacu yose tukabohoka. Icyo nicyo umunsi w'isabato ushushanya. Haranditswe ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ese ninde wavuze ibyo? Ninde wavuze ibyo? Ninde? Ni Yesu wabivuze? Ni umunsi w'isabato, sibyo? Nibyo koko ku munsi w'isabato nta kintu ngomba kwikorera. Ni njye munsi w'isabato nzabaruhurira imitwaro yanyu yose. Mwami urakoze cyane, umutwaro wanyu ndawushyira hasi. Iki nicyo umunsi w'isabato ushushanya. Abantu usanga baraboshywe n'inyuguti gusa, nyamara batazi ubusobanuro bwayo. Amategeko aravuga ngo ntukagire izindi mana amaso yanjye, ntukarahira izina ry'Uwiteka Imana mu busa cyangwa mu binyoma, ujye wubahiriza umunsi w'isabato, ngo wemerewe gukora imirimo yawe yose mu minsi 6, ariko umunsi wa karindwi ni umunsi w'Uwiteka Imana, urajya uwuziririza, ntukagire umurimo ukoraho. Yaba umuja wawe cyangwa se umugaragu wawe n'umushyitsi waje wawe ntibakagire umurimo bawukoraho. Kubera iki rero? Kubera ko Yesu yakuyeho ibyaha byacu byose. Ntukikorere ibyaha ibyo ari byo byose. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Abantu benshi bajya mu rusengero kugira ngo basenge, ariko ntibahure na Yesu. Hari abantu bashyiboshywe n'ibyaha bakikoreye imitwaro y'ibyaha. Ese ibyo bishingura umutima w'Imana bingana iki? Imana yakubwira ati ni jye sabato. Yaduhaye umunsi w'isabato kugira ngo atwigishe Yesu waje kuducungura ibyaha byacu. Ariko bavuga ngo tugomba kubahiriza umunsi w'isabato neza. Igihe kimwe nigeze gusoma igitabo kimwe, umunsi w'isabato ukajya wandikana inyuguti nkuru. Hari umudamu umwe wari ufite umwana we, yajyaga acuruza imyaka y'impeke, nuko yohereza umwana we ku ishuri. Igihe kimwe hari ku munsi w'isabato, nuko nyina aramubwira ati ngaho bikore. Ntacyo agomba gukora, nyamara ari umunsi w'ikizami icyo gihe. Atese mu gihe izuba ryarenze ni gute nakwica itegeko ry'Imana, nakwemera nkatsindwa ikizami? Icyo gihe abonye 0, avuga ko kubona 0 ku munsi w'isabato yanze kuwukoraho ngo ni ikintu cyiza. Ese ko gukora ikiza mugahabwa 0, ibyo ngibyo bibabaje bingana iki? Umunsi w'isabato nyakuri ni ukugira ikiruhuko mu mitima yacu. Kuba Yesu arekora ibyaha byawe byose, ibyaha byawe bikezwa. Isabato y'ukuri ni ukwakira imbabazi z'ibyaha, ugahimbaza Imana ukayiramya. Kugeza mu 1962 najyaga njya mu rusengero, ariko nari nkiri umunyacyaha. Mumbabare kubivuga, nari umukene cyane, byatumaga niba ibintu byinshi. N'uyu munsi ndakibuka ibyo bihe. Igihe nahuraga n'inshuti zanjye, twajyaga tugenda tunyonyomba tukinjira mu mirima y'abantu, tugafata imizabibu igiye kwera tukayikata, cyangwa se tugasarura ingano zigiye kwera tukazijyana ku musozi, tukazotsa ku muriro, tukazihungura, hanyuma tukazirya. Zabaga ziryoshye cyane. Ariko igihe kimwe nigeze kubivuga, hari mwene data wigeze kunzanira umurundo w'ingano,
uwo mwene data ubwo yabizanaga twagiye inyuma ku rusengero turabyotsa turabirya, ariko ntabwo byari biryoshye, ntabwo byari biryoshye nk'ibyibano. Muri iki gihe byabaga biryoshye cyane, ariko naribaje ese ibyo mwene data yanzaniye nyuma yaho kuki bitari biryoshye? Muri iyo myaka ya kera twabaga dushonje, uko niko twabaga dukora ibyaha imbere y'Imana. Ikitubohora ibyo byaha ni umunsi w'isabato. Umunsi w'isabato ni umunsi wera w'Imana, ngo ntukagire umurimo ukoraho, yaba umuja wawe n'umugaragu wawe n'umushyitsi wawe, ntibakagire icyo bawukoraho, kubera ko ari umunsi w'isabato. Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Bivuze ko twabagaho tubabazwa n'imitwaro y'ibyaha. Yesu araza yikorera imitwaro y'ibyaha byacu, twabohotse imitwaro y'ibyaha, nuko tugira umudendezo, ibyaha byacu byarogejwe. Iki ni cyo isabato ishaka kuvuga. Tubasha kugira amahoro y'ukuri mu mitima yacu. Yesu ubwo yapfaga aravuga ati dore birarangiye, ariko niba ugifite ibyaha byawe, nawe wakubahiriza umunsi w'isabato uzakomeza kugira ubwoba mu mutima wawe. Nicyo cyatumye avuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Umunsi w'isabato rero ugaragazwa muri Bibiliya ushushanya Yesu Kristo. Ibyaha byacu byarogejwe binyuze mu maraso y'umwana w'intama. Ibi bintu ni igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ibyo rero ni igicucu cya Yesu. Yesu ubwo azaza azatubohora ibyaha byacu byose, azaduha umudendezo, azaduha urukundo, azaduha imigisha. Umaze kwakira imbabazi z'ibyaha, wumvise ubohotse bingana iki? Wumvise wishimye bingana iki? Urunezerewe bingana iki? Ni koko uko niko byagenze. Abantu benshi mpuye nabo muri ibi bihe bya none, hari abantu benshi batizera Yesu, kandi babumva batarezwa ibyaha byabo, bababazwa n'ibyaha. Ntacyo bahuriyeho na Yesu, babumva ntacyo bahuriyeho na Yesu. Yesu yaje kudukiza ibyaha byacu. Rero mu gihe uje imbere ya Yesu, ibyaha byacu byose birezwa binyuze mu maraso yo ku musaraba. Abatabasha kubyizera bakomeza kwikorera imitwaro y'ibyaha mu mitima yabo. Nyamara haranditswe ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ibyaha byacu byose byarangiriye ku musaraba. Binyuze mu gitambo cy'umubiri wa Yesu Kristo, ibyaha byacu byose byarogejwe. Binyuze mu rupfu rwa Yesu rero ibyaha byacu byose byarogejwe. Inkuru zo muri Bibiliya zishingiye kuri Yesu. Yesu niwe wadukoreye umurimo, ariko nubwo abantu bizeye Yesu bakomeza kuvuga ko ari abanyabyaha. Na nyuma yo guhura na Yesu bavuga ko bagifite ibyaha byinshi, ariko burya ntabwo babizera Yesu. Ntabwo icyo dusabwa ari gukora ikintu kidasanzwe uyu munsi, ahubwo Yesu ubwo yabambwagwa nibwo yari yikoreye ibyaha byacu. Ibyakorwaga mu isezerano rya kera byose byari byo kugaragaza Yesu. Yesu yaratwitangiye, aratweza, aradupfira, arazuka, adutwara mu ijuru. Binyuze mu rupfu rwe ku musaraba, yishyuye ibihembo by'ibyaha byacu. Ibyaha byacu byeza nk'urubura, ariko mu gihe utazi ubusobanuro bw'ukuri bwa Bibiliya, ukomeza kuguma mu byaha. Hari abantu benshi hanze hano bakivuga ko bakiri abanyabyaha. Murabyumva? Rero umunsi w'isabato cyangwa se imboneko z'amezi n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, ntukabigendereho ucira umuntu imanza. Ibyo byose byari byiza bizaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo Yesu. Iki cyatumye Yesu avuga ati mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Icyo rero nicyo twizera. Aha Yesu ubwo yabambwaga yogeje ibyaha byanjye byose, yankijije ibyaha byanjye, yarankijije, yaranyogeje, yaranyejeje, yaransindishirije mu buryo butunganye. Ubwo rero wabohotse ibyaha byawe. Mu gihe turi kugendana na Yesu, iyo ugize umutima nk'uwo Yesu akorera mu mutima wawe, iyo ubonye uburyo akuyobora mu buntu bwe, ubishimira Imana cyane. Kubwiriza ubutumwa bwiza biduha amashimwe menshi cyane. Ubushize nagiye muri Kenya, njya muri Ghana, njya muri Togo, njya muri Cote d'Ivoire, nasuye ibihugu 4. Buri mugoroba wose abapasiteri ibihumbi n'ibihumbi bajyaga baterana. Nashimiye Imana cyane. Sinigeze mbabwira kubahiriza umunsi w'isabato, sinigeze mbabwira kubahiriza amategeko 10. Nabaganiriye kuri Yesu wabambwe. Ni rero ibyaha byacu byarogejwe. Yesu yaravuze ngo birarangiye, nuko arapfa. Yaravuze ati birarangiye. Yarangije umurimo wo kutwezaho ibyaha byacu. Umurimo we yarawurangije, urasozwa neza. Gutahura rero ko ari we mutware w'isabato, gutahura ko yogeje ibyaha byacu byose nicyo dukwiye kumenya. Ariko ku byo kubahiriza umunsi w'isabato, ntabwo bita ku musaraba, byose yakoreye ku musaraba, ahubwo bita gusa no kubahiriza umunsi w'isabato. Abo Yesu arabarakarira. Ubukristo bwinshi ku isi niko babaho. Dushaka kubamurikira umucyo, kuko amaraso ya Yesu ntabwo yatsinzwe. Yapfuye kugira ngo atweze ibyaha byacu, kandi ubwo atwejeje ibyaha byacu. Yesu yaduhaye ikiruhuko. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nibyo umwami twara abanyabyaha banduye, ariko tuje imbere yawe tumenye ko yikorera ibyaha byacu byose. Ubu twabohotse ibyaha byacu byose. Icyo gihe Yesu azabasha kuzura imitima yacu. Abantu bavuga ko Bibiliya bagerageza kwiyumvira mu mwuka, nyamara bakayisobanurira nabi mu buryo bupfuye. Bibiliya itubwira neza ko ibitambo by'ibyaha mu isezerano rya kera
no kurambikwaho ibiganza mu ruhanga rw'ihene cyangwa se intama. Ubwo nasomaga iby'ibitambo by'ibyaha mu mubare w'ibice bine sinabashe kubisobanukirwa. Ese umuntu kumurambikaho ibiganza umwimika nk'umudiyakoni cyangwa umukuru mu itorero, cyangwa se wimika umupasiteri? None intama iyo urambitseho ibiganza se uwuyimika ng'ibe pasiteri cyangwa se umukuru w'itorero? Sinashoboraga kubyumva na busa. Kera najyaga ndwana no kubisobanukirwa ko simbisobanukirwe na busa. Nyuma naje gusoma mu Balewi ibice 16 umurongo 21. Mu Balewi ibice 16 umurongo 21 haravuga ngo nuko Aroni arambika ibiganza bye mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kose n'ibyaha Abisirayeli bose bakoze, abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Iyo dutambye rero igitambo cy'ibyaha, ntabwo dupfa kwica gusa ihene cyangwa intama, tuba dushyira ibyaha byacu mu ruhanga rw'iyo ntama. Kubwo kurambika ibiganza byacu rero mu ruhanga rw'iyo hene, ibyaha byacu bibasha kwimukiramo. Intama iramutse ipfuye itarashyirwaho ibyaha byacu bibasha kwezwa gusa igihe ibyaha byacu byimuriwe muri wa mwana w'intama. Ni nako kugira ngo ibyaha byacu byimurirwe muri Yesu, Yohana Umubatiza agomba kubatiza Yesu kugira ngo ashobore kurambika ibiganza bye mu ruhanga rwa Yesu. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho aramusanga, nuko aramuhamya ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ese ibyo birahebuje bingana iki koko? Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Icyo nicyo gihe ibyaha byacu byimurirwaga muri Yesu. Arangije yishyura amaraso ye. Bibiliya ivuga ko ibyaha byacu byose byejejwe iteka ryose. Ibi tugomba kubyizera mu mitima yacu. Abantu bajya bavuga ati ariko njye niyumvamo ko ngifite ibyaha. Ushobora kwiyumvamo ko ufite ibyaha? Ati njyewe nakoze icyaha cyo kuramo inda, mba numva ko icyo cyaha ntigisigaranye. Nibyo koko, ibyo n'ibitekerezo byawe, ariko se Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo byose byarogejwe. Nawe wakwiyumvamo nkaho ugifite ibyaha muri wowe? Ni handi nabwo byarogejwe. Rwose kubera kugize umukiranutsi wabaye umukiranutsi, iki nicyo twita kwizera Yesu. Mu gihe usoma Bibiliya rero, mu gitabo cy'Abaheburayo habisobanura neza ko Yesu yadupfiriye, kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Mu isezerano rya kera bajyaga bica ihene n'intama kugira ngo beze ibyaha byabo, ariko iyo si yo shusho yabyo ubwabyo, ahubwo cyari igicucu cy'ibyiza bizaza. Igicucu ni iki? Igicucu ni Yesu. Yesu yaraje nk'uko intama yishyiragaho ibyaha byacu ikabipfira mu isezerano rya kera. Yesu nawe yapfira ibyaha byacu. Umwana w'intama yakuragaho ibyaha byacu by'igihe gito, ariko Yesu yakuyeho ibyaha byacu by'iteka, abikora inshuro imwe gusa ubwo yinjiraga ahera. Maze kwakira agakiza, Satani yagiye ambwira ngo ufite imyizerere ipfuye. Ese ko utekereza ko imyizerere yawe ari ukuri? Yagerageza kuneza urujijo kenshi nabaga nshanganyikira, ariko nareba muri Bibiliya neza nkabona neza ko Yesu yogeje ibyaha byanjye. Byari ukuri koko Yesu yogeje ibyaha byanjye byose. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Maze guhura na Yesu, ntacyo nigeze nkora. Nabonye ko ku musaraba ibyaha byanjye byogejwe, ibyaha byanjye byose byakuweho. Nagombaga kwizera ibyo gusa. Ibyo narabyizeye gusa, nta kindi. Guhera icyo gihe mbohoka ibyaha byanjye. Sinigeze ndira ntakiri ibyaha byanjye. Ntabwo Imana yogeje ibyaha byanjye kubw'imirimo yanjye. Ibyaha byanjye ntabwo byogejwe n'ikindi kintu kindi, ahubwo Yesu yogeje ibyaha byanjye ubwo yapfaga ku musaraba. Niba ari icyo nagomba gukora kugira ngo ibyaha byanjye byezwe, icyo gihe ni njye waba weza ibyaha byanjye. Nyamara sinjye ugomba kweza ibyaha byanjye, ahubwo ni Yesu wogeje ibyaha byanjye. Abantu benshi cyane uyu munsi bibeshya kuri Bibiliya. Bibiliya bayizi mu buryo bupfuye, bakagundira ibitekerezo byabo. Ariko witegereje mu gitabo cy'Abaheburayo no mu Bakolosayi habisobanura neza ngo ntihakagire umucira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa by'iminsi mikuru n'imboneko z'amezi. Ibyo byose byari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Yesu Kristo. Nk'uko wagomba gushyira hasi imitwaro yawe yose ku munsi w'isabato, ni nako uhuye na Yesu Kristo ushyira hasi imitwaro yawe y'ibyaha byose. Nicyo cyatumye avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Icyo nicyo Bibiliya bitubwira. Inshuti bene data bakundwa, ese icyo ndi kubabwira muri aka kanya muri kucyumva? Ni ikintu cyoroshye cyane. Rero mwizere Bibiliya. Itekereza iki kintu, ikintu gitangaje cyane. Icyaha ukora cyose uko cyaba kimeze gishobora kwezwa nk'urubura. Ushobora kuruhura, ushobora kuruhuka. Yesu yamaze kubikora. Ikintu cy'umusaraba uvuga, binyuze ku musaraba ibyaha byawe byose byarogejwe. Ibyaha byawe ushobora kuba ubyibuka, ariko Imana yo ntibyibuka kubera ko niyo yabyegeje. Rero ugomba kubwiriza ubutumwa bwiza utyo. Abantu benshi uyu munsi bagerageza kubonera umugisha mu kubahiriza amategeko. Nyamara ngo amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. None igicucu cy'ibyiza bizaza ni iki? Ni Yesu Kristo agomba kudupfira ku musaraba. Haba hadusobanurira uburyo yogeje ibyaha byacu byose. Kwica ihene cyangwa se intama, kubahiriza umunsi w'isabato, aya mategeko yose n'ayo munsi w'isabato, ibi bintu byose byo muri Bibiliya
biba bigerageza kudusobanurira uburyo Yesu yaje kutwezaho ibyaha byacu, ariko abantu Bibiliya bayumva mu buryo bupfuye. Hari abantu benshi bapfapfa bagitekereza ko bakiri abanyabyaha. Muri kubyumva? Nutamura uguze kongera usome mu gitabo cy'Abaheburayo nanone, uzatahura ngo ese uku niko yogeje ibyaha byanjye. Ndakwinginze ibyo ubisangiza inshuti zawe n'abaturanyi bawe, ubabwire uti nimuze murebe, dore Yesu yapfiriye ku musaraba. Uyu ni uvuga ahangaha rero ibyaha byacu byarogejwe, nabo bazabohoka ibyaha byabo binyuze mu maraso ya Yesu. Mu gihe nasuraga ibihugu bine byo ku mugabane wa Afurika, muri buri gihugu cyose nasuye ibihumbi by'abantu bajyaga baza nkababwiriza ubutumwa bwiza. Imana akomeje kudufungurira imiryango, turayishima cyane. Hari abantu benshi bakirwana no kubahiriza amategeko, bagerageza kubahiriza isabato bakibagirwa isabato y'ukuri. Satani ni umunyabwenge cyane. Umunsi w'isabato ni umunsi w'ikiruhuko, tuba turuhuka ibyaha byacu. Ariko se ko wacumuye waruhuka ibyaha byawe gute? Yesu niwe wabikoze ko bishoboka ko twaruhuka ibyaha byacu. Uwo ni umunsi w'isabato. Ni iki isabato isobanura? Wajyaga ubabara kugeza ubu ngubu isabato itaraza? Umunsi w'isabato ntabwo ubereyeho kugira ngo ukugore cyangwa se uguhe amarushya, ahubwo ubereyeho kugira ngo uguhe ikiruhuko, ugukiza imivumo yawe yose, ukaguhesha ikiruhuko cy'ukuri. Tubiganire kugeza ahangaha, dusenge. Mana Data yera, nta murimo n'umwe wigeze usigaza inyuma kubw'ibyaha byacu. Tugushimiye cyane kuba tugize intungane binyuze amaraso yawe. Handitswe ko isabato ari igicucu cy'ibyiza bizaza. Ni igicucu cya Yesu Kristo warupfire ku musaraba kugira ngo twezeho ibyaha byacu. Twizera ko binyuze mu rupfu rwa Yesu ibyaha byacu byogejwe. Ntudukundire kuyoborwa n'ibitekerezo by'ubupfapfa, utwemere kubaho ubuzima bw'umugisha mu buntu bwawe. Tugushimiye kuba waradukijije ibyaha byacu Nyagasani, wishyizeho ibyaha byacu. Tugushimiye kandi ko ibyaha byacu wabyogejwe. Haleluya! Amaraso ya Yesu Kristo yejeje ibyaha byacu nk'urubura. Iki nicyo twizera Nyagasani. Turagushimye Mwami, dusenze ibi byose twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane.